Turagushimiye wowe uduhema kudukurikira umunsi ku wundi. Imana iguha umugisha kandi nawe niba ari bwo ubashe kugera kuri channel yitwa Urokowe TV. Umunsi tugiye kurebera hamwe ibintu birenga 8 bishobora kukwereka koko ko wihaye Imana by'ukuri. Birashoboka ko ukorera Imana, ukunda Imana, ariko harimo ibintu bitangaje utaruzi. Niba kuri iki kiganiro ukagisoza urasobanukirwa neza impamvu y'ubuzima bwawe, urasobanukirwa neza uburyo ki ushobora kwihimana kandi n'Imana ikakunezererwa iri mu gihugu cyo mu ijuru. Iki kiganiro nk'ibisanzwe cyitwa Iyobokamana n'ubuzima. Njyewe ukugezaho cyangwa se ugutegurira iki kiganiro, amazina yanjye nitwa Evangeliste Mugema Dieudonné. Iki kiganiro naho tugenda tureba ibintu bitandukanye cyangwa se inama zagufasha mu rugendo rugana mu ijuru, aho tugenda turebera hamwe ibintu byinshi cyane bitandukanye utaruzi ushobora kuba ukora nyamara utaruzi igisobanuro cyabyo. Ni inkunga ikomeye gukomeza kubana natwe kugira ngo usobanukirwe bya bindi byose utarusobanukiwe. Ikintu cya mbere ushobora kugufasha mu rugendo rugana mu ijuru, cyangwa se ikintu cya mbere gishobora kukwereka koko kuri mu muhamagaro w'ukuri. Kwitanga ntabwo bikugabanyiriza imbaraga, ahubwo bizongerera imbaraga. Iyo wiyeguriye Imana ntacyo uba ugitinya kandi ntuba ukeneye kugira ikindi wiyegurira. Iyi nama cyangwa se iki kintu ni ikintu kitwereka ko iyo wiyeguriye Imana ngo nta kindi kintu uba ugitinya, kandi mu bushobozi bwo kwiyegurira Imana harimo byose, harimo ubuzima, harimo kubaho, kandi harimo n'ubuzima budashira. Mwene data, reba neza inzira ucamo urebe ko wiyeguriye Imana neza, cyangwa se urebe ko wiyeguriye Imana mu buryo bukwiriye. Birashoboka ko wowe wabuze ko wiyeguriye Imana, ariko nyamara ibyo ukora bikaba bidashushanya inzira y'ubumana. Nimba ushaka gukomeza uru rugendo udatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi Satani, biragusaba ko wiyegurira Imana by'ukuri. Ikindi kintu cya kabiri, cyangwa se indi nama ya kabiri yagufasha gusobanukirwa no kumenya iby'urugendo rugana mu ijuru, nacyo ni ikintu gikomeye cyane, nacyo ukwiriye kwitondera. Nta kintu kigira imbaraga nk'ubuzima bwashyizwe mu maboko y'Imana. Iki ni ikintu cya kabiri, cyangwa se n'inama ya kabiri nayo yagufasha, aho batugaragariza ko nta kintu kigira imbaraga. Bivuze ngo ubuzima, kugira ngo ube mu buzima bufite imbaraga, nuko wiyegurira Imana, nuko ugendera mu bushobozi bw'Imana. Nimba ushaka kugira imbaraga zidasanzwe, nimba ushaka kugira imbaraga z'umutima, nimba ushaka kugira imbaraga z'ubuzima, nuko ubuzima bwawe ubuha nyir'imbaraga, cyangwa se nuko ubuha Imana, kuko nibwo uzabasha gusobanukirwa igisobanuro cy'ubuzima bwawe. Ntabwo wasobanukirwa igisobanuro cy'ubuzima bwawe mu gihe ukiri hakurya y'imisozi, mu gihe utarabasha gusobanukirwa Imana. Niba ushaka gusobanukirwa neza impamvu yawe y'ubuzima bwawe, cyangwa se impamvu y'ubuzima ubayeho, nuko ubuzima bwawe ubwegurira Imana. Ikindi kintu cya gatatu, cyangwa se indi nama ya gatatu yagufasha muri uru rugendo rugana mu ijuru, ni inama ikomeye kandi ni inama ukwiriye kwitaho cyane, kuko nayo hari icyo ishobora kugufasha muri ubu buzima. Nimba utariyeguriye Imana, uziyegurira ibitekerezo cyangwa ibyifuzo by'abandi, uziyegurira amafaranga cyangwa ubusharire, ubwoba, kwiyemera kwawe, amarari y'ubwoko bwose, cyangwa kamere yawe. Bivuze ngo, cyangwa se iri jambo riratubwira ngo nimba utariyeguriye Imana, bivuze ngo hari ibindi uziyegurira, cyangwa se hari ibindi uzagenderamo. Uziyegurira amafaranga, cyangwa se wiyegurire irari ryawe, cyangwa se ibitekerezo by'abandi. Aho kugira ngo ugendere ku bitekerezo by'abandi, cyangwa se ugendere ku bitekerezo by'isi bishobora gushira, cyangwa se ubutunzi bw'isi bushobora gushira, icyiza ni uko wagendera ku bitekerezo by'Imana, ukagendera mu bubasha bw'Imana, ukagendera mu bushobozi bw'Imana, kuko nibwo uzagera kure cyane, kandi nibwo uzagera kuri heza. Aho ubona ko utagera ku bw'ubwenge bwawe cyangwa se ku bw'ubushobozi bwawe, aho ngaho niho Imana ibona kuzagera. Aho ubona ko imbaraga zawe zitajya zikora, aho ngaho n'imbaraga z'Imana zijya zikora. Mbese aho ubona wowe ubwawe udashobora gukandagira, aho ngaho n'Imana yifuza kugukandagiza. Ntabwo Imana yahakugeza kuko uri mwiza, ahubwo Imana yahakugeza kuko ufite umutima utunganye, cyangwa se ufite umutima ukunze Imana. Gerageza kuba mu buzima bw'ubumana, kuko nibwo uzagera kure heza, nibwo uzabasha gutsinda ibyo byose ubona bikugoye mu buzima. Ikindi kintu cya kane, cyangwa se indi nama ya kane yagufasha mu buzima, kwitanga si bwo buryo bwiza bwo kubaho,
ahubwo nibwo buryo bwonyine bwo kugira ubuzima nyabuzima. Iyi nama cyangwa se ikintu kitugaragariza ko kwitanga atari bwo buryo bwiza bwo kugira ubuzima, ngo ahubwo ni uburyo bwiza bwo kugira ubuzima nyabuzima. Mbese iyo ufite kwitanga muri we cyangwa se wariyeguriye Imana, bishushanyije ko ari bwo uba ufite ubuzima nyabuzima. Bivuze ngo iyo umuntu yitanze akiha Imana, aba asa nkaho yatandukanye n'igisa nkaho atari ubuzima, akaba ariyo nzira nziza ituma yakira ubuzima. Mbese niba ushaka kugira ubuzima bwiza, ushaka kugira ubuzima bunezeza Imana, ushaka kugira ubuzima nawe bukunejeje, birasaba ko utandukana n'igisa nkaho atari ubuzima, ahubwo ukakira ubuzima nyabuzima. Ubwo buzima nyabuzima rero n'ahandi wabusanga uretse muri Kristo Yesu. Bivuze ngo ni ukwitanga. Gukurikira Yesu bisaba kwitanga, bisaba kwigomwa, bisaba gusiga ibyo usa nkaho wabona gukunze kugira ngo ubashe gusengera ibyo Kristo yaguteguriye. Bivuze ngo ntabwo wabasha gukurikira Imana ukiri muri kamere y'ubuzima, ntabwo wabasha gukurikira Imana ugikunze iby'iyi si. Bivuze ngo nimba ushaka gukunda ikintu cy'ingenzi mu buzima, tangirira ku Mana, nibwo izabasha kugukonekita cyangwa se nibwo izabasha kuguha bya bindi byose wari ukeneye mu buzima. Ariko ikintu cya mbere ukeneye muri ubu buzima ntabwo ari iby'iyi si, ahubwo icyo ukeneye muri ubu buzima ukeneye Imana. Kuko iyo umuntu afite Imana aba afite byose. Iyo umuntu afite Imana aba afite ubuzima. Iyo umuntu afite Imana aba afite buri kintu cyose Imana yaremye. Ikindi kintu cya gatanu cyangwa se inama ya gatanu niyo yagufasha mu buzima, turebere hamwe icyo Bibiliya ibivugaho. Ijambo ry'Imana riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cyawo cya mbere umurongo wawo wa 16. Ijambo riratubwira ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana. Ati ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Iri jambo ry'Imana cyangwa se hano Pawulo yabyanditse neza, agaragaza ko ubutumwa bwiza cyangwa se agaragaza ko gukurikira Yesu ntabwo byamuteye isoni cyangwa se nta gihombo kibirimo, cyangwa se kuba yizeye Imana nta gihombo kibirimo ngo kandi ntibimukoze isoni. Hari aho tugera mu buzima bitewe n'ibyo uhuye nabyo muri urwo rugendo cyangwa se intambara uhura nazo mu buzima, ugasanga benshi iyo bageze muri icyo cyiciro usanga bibaye impamvu yo gutandukana n'Imana. Ariko mwene data ndagira ngo aka kantu kwiteho, iyo ugeze mu bigeragezo byakabaye impamvu ituma ukomeza kwegera Imana, kuko usanga akenshi abantu batera Imana umugongo, nyamara icyo gihe bayitereyeho umugongo ari cyo gihe bakabaye kuba bayegereye. Iyo wegereye Imana mu bibazo ijya ibasha kuzana ibisubizo ku buzima bwawe. Nimba ushaka gusobanukirwa neza ukamenya imikorere y'Imana, mu bantu bose bakoreye Imana, uhereye ku bahanuzi bakuru ukagera ku batoya ukagera no ku ntumwa, iyo urebye neza usanga ko mu gihe babaga bari mu bibazo bihebye cyangwa se igihe babaga babona bikomeye, aho hantu niho Imana yabashaga kugaragara cyangwa se niho Imana yabashaga kwigaragariza. Rero Imana kenshi hari igihe igaragara mu byiza, ariko cyane cyane ikunda kugaragara mu bibi, ikunda kugaragara hahandi twebwe tubona ko bitagishobotse cyangwa se twebwe tubona ko bitarimo biragenda neza. Ikindi kintu cya gatandatu cyangwa se indi nama ya gatandatu ishobora kugufasha muri urugendo rw'ubuzima, turacyarimo turaganira ku buryo ushobora kwitwara cyangwa se ku buryo ushobora kwiha Imana. Ese niki wakora cyangwa se niki ushobora gukora kugira ngo wihe Imana? Nibyo dukomeje kurebera hamwe. Imana kandi iguhe umugisha ubwo gukomeza kubana natwe, kandi tukwifurije kugira umugisha mu izina rya Yesu. Ntushobora gusohoza imigambi y'Imana ku buzima bwawe igihe cyose uzaba wiruka inyuma y'imigambi yawe. Iyi nama cyangwa se aha baratwereka ko udashobora gusohoza umugambi w'Imana ku buzima bwawe igihe ukibasha kwirukanka inyuma y'umugambi wawe. Bivuze ngo nimba ushaka ko imigambi yawe igerwaho, no kubanziriza ku Mana cyangwa se no guhera ku Mana, kuko iyo uri ku Mana
ijya ibasha gusohoza imigambi yawe cyangwa se ijya ibasha kuguha icyo umutima wawe ushaka. Mwene data, nimba ushaka kubaho ubuzima kandi ukaba ubuzima buri mu mucyo, nuko ukomeza ibitekerezo byawe, ubwenge bwawe, ubumenyi bwawe n'ubuhanga bwawe bikaba ibizo guhimbaza Imana. Ikindi kintu cya karindwi cyangwa se indi nama ya karindwi yagufasha mu buzima, iyo Yesu ari we mutware wawe, ibintu byose ushobora kubigenga. Iyi nama cyangwa se iki kintu nacyo ni ikintu kigaragaza ko iyo Yesu ari we mutware cyangwa se iyo ari we mwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ibintu byose mu buzima ushobora kubigeraho. Nta kintu na kimwe utageraho uri kumwe n'Imana, kuko iyo uri kumwe n'Imana uba ufite ubushobozi bwose buhagije. Ntugakunde kwisubiza inyuma cyangwa se ntukumve ko byose byarangiye. Aho inzira zose zirangirira niho usanga inzira z'Imana zitangirira. Aho ubushobozi bwose bugarukiye niho usanga ubushobozi bw'Imana butangiriye. Bivuze ngo mu rugendo rw'ubuzima, nubwo hari benshi baguciye intege kubwo kwizera Imana, hari benshi bakunanije, hari benshi bakweretse ko urugendo ucamo utazarushobora, ariko ndagira ngo nkubwire iri jambo: umuntu wese mu buzima waguciye intege akakwereka ko bidashoboka mu buzima, uwo muntu uzamubwire ngo ibyo wanyeretse ko bidashoboka, ibyo ngibyo n'iby'Imana yanyeretse ko bishoboka. Ntabwo unyumvishe neza. Umuntu waguciye intege mu buzima akakwereka ko ibyo ngibyo urimo utazabishobora, akakwereka ko bidashoboka, uzamubwire ko nawe hari hishurirwa wahishuriwe ko wahishuriwe ko ibyo ngibyo bakweretse ko bidashoboka ari byo Imana yakweretse ko bizashoboka. Ibyo bose babonye ko utazashobora, ndagira ngo nkubwire ngo nibyo Imana yabonye ko uzashobora. Ijambo ry'Imana yo mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ibice byaho 2 umurongo waho wa 6, kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze, abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho, kuko Imana itarobanura abantu ku butoni. Amen, amen. Imana igumugisha kubwo kubana natwe, Imana ikwambika imbaraga, kandi nawe Imana igushoboze gukora ibyiza udacogora. Amen. Shalom, shalom, shalom.